bahari Dar es Salaam ariko siko hari abantu bitwa babahari hari abantu bitwa babahari bahari babaho umubyeyi aba yicaye akavuga ati umukobwa wanjye ni inyanja hari n'ijya baravukiye ku nyanja hafi aho abamuraze abamuraze mu bicu akamuraga inyanja koporo baramutse mwaramutse neza cyane ni amahoro siko numva no bituritse kurusha Samiri nuko twegereye kurusha Samiri ari bugufi yega amaze kwikoresha kenshi kwantum ruvuyanga yayicomeka nako kanya ubundi se ntayicometse par seconde segonda nk'umunani yari biranye Ruvuya mwaramutse mute Dar es Salaam kuko ntekereza ko ari akanyamuneza buriya abantu iyo batsinzwe buri muntu agenda yubitse amaso ariko iyo umuntu yatsinze abantu bose guhera ku meza basangiriraho muri koridoro ahantu hose umenya ibiganiro bari insinzi abari insinzi kenise navuze ngo ugiye kuri busheri ngo ntago waza ngo inka bayibaze gute nyama ni nyama bari inyama iyo zibonye rero biba ari sawa cyane twaramutse neza hano Dar es Salaam twaramutse neza kuko birumvikana Rigoga ndetse na Axel na Iberi na Nepo match mwirushanwa nk'iri ngiri yitsinze match ya mbere ni match bikongerera morale ni match bikwereka yuko n'ibindi byose bishoboka ubwo rero abasore kipe y'ingabo binjiye muri Sekafa Kagame Cup neza batsinda match yabo ya mbere kipe yabo muri mu gihugu cy'u Burundi ubwo rero navuga yuko mu byukuri morale yazamutse morale iri hejuru haba mu bakinnyi bose haba muri staff ndetse n'abakunzi ba PL batangiye kugenda bavuga batari ko nta muntu wakwikoza Dar es Salaam cyane yuko makuru nakuruye ngo buri inkere y'abahizi rwose yari yababitsemo ubwoba bavuga batese tugiye muri Sekafa Kagame Cup tukajya gushyigikira APR bikagenda nko mu nkere y'abahizi bari bafite ubwo bwoba ariko bamwe twaraye twandikiranye tunavuganye bavuze ko mu byukuri ngo bashobora kwigaba muri iyi minsi ku buryo match ya kabiri yo muri weekend bazayishyigikira ikipe y'ingabo navuga yuko mu byukuri rero morale iri hejuru ku kijyanye na morale ibijyanye no mu kibuga turaza kubiganira kuko natwe umukino twarawukurikiye ariko ikintu twifuza kukubaza ni bimwe mu by'amaso yacu atabonye kuko no mukino twakurikiye kuri kamera ariko akenshi buriya wowe uri muri stade ni wowe uba ufite byinshi ubona mbere na mbere umutoza yinubiye gukina ku isaha y'isa sita z'amanywa ariko ubwo abantu bamenye ko APR yatsinze ikipe ya Buma muri bitego 2-0 turaza kubigarukaho ibyo mu kibuga hano muri studio ariko we nk'umuntu uriyo umutoza yarinubiye gukina ku isaha y'isa sita z'amanywa waratubwira gutiya n'imvura yaba igwa bya bimeze bite mukanya bavugaga ko ari bahari ahantu hari inyanja nyine hahora ubushyuhe twinjize muri yo stade mugiye gukiniramo ku isaha y'isa sita z'amanywa za Kigali saa 7 ya Tanzania uburyo byari byifashe nibyo urakoze umutoza yari yinubeye nyine amasaha no guhindagurika ko igihe APR yagombaga gukinira ariko nta kindi yari kubikoraho usibye kwemera ibyo Sekafa yari yateguye hanyuma rero ku isaha y'isa 5 ku isaha y'isa 5 zangaha ubwo byari saa 4 zaho ngaho murabizi yuko ejo twavuganye tumaze kuvugana buriya twebwe twasi tugenda mbere itangazamakuru ryagiye mbere hanyuma abakinnyi bo bahagurutse kuri hoteli ku isaha y'isa 5 ubwo byari saa 4 za Kigali bagerayo ku isaha y'isa 5 hafi n'igice kuko kuva kuri hoteli hano Magomeni werekeza KMC ntago ari kure noneho bagerayo ku isaha y'isa 5 n'igice ubwo hari ugukurikiraho gusura ikibuga nyine bya bindi inspection hanyuma minota runaka noneho indi minota bakaza gukora warm up unigana ko byagenze hanyuma rero gukina mu by'ukuri Rigoga ku isaha y'isa 6 ni ibintu byagoye abakinnyi bamwe na bamwe ba equipe ya APR cyane b'abanyamahanga sinzi niba ari uko wenda aho bakinaga batari bamenyereye tapi cyangwa se no gukina kuri ari amasaha kuko iriya tapi ya KMC yari ishyushye biteye ubwoba itapi yonyine ibishyushye ariko noneho no kongeraho ubwo bushyuhe nyine bwa Dar es Salaam no kongeraho ku isaha y'isa 6 cyangwa se saa 7 za hano ni mu by'ukuri ni ubushyuhe bwari buteye ubwoba bwabo ubushyuhe bwo mu kirere n'ubushyuhe bwo kuri tapi noneho nyirizina ni ibintu byari biteye ubwoba kugeza
ubwo abakinnyi nyine navugaga ubwo abakinnyi navugaga bisa naho byagoye n'umupira wabo ntunaboneke neza nkuko dusanzwe tuwuzi ni umuntu bita Sheikh Jibril Watara nubwo yatsinze igitego ariko niyo muganira avuga yuko nyine atatanze byose nyine yumvaga afite agomba gutanga. Undi mukinnyi byagoye ni Memerdao nawe ntabwo yari Memerdao yifuzaga kuba we kubera yuko akubwira yuko mu by'ukuri atigeze nyine akoresha ingufu ze zose kugira ngo akore byose yifuza gukora kubera ubwo bushyuhe no kubera icyo kibuga. Ariko naje kumenya yuko buriya ngo byageze naho ngaho bashaka izindi godiyo nyine zijyanye n'ikibuga zijyanye n'ubwo bushyuhe nyine kugira ngo baze kubimetiriza mu gice cya kabiri. Navuga yuko mu by'ukuri Sheikh Jibril Watara we yakoraga nk'ibirometero ukabona aragarutse nyine kubera ubwo bushyuhe ukabona biramugoye ukabona nyine arimo ari reserva kugeza naho rwose wabonaga asa nkaho yananiwe guhumeka. Ejo twari twicaranye n'abasifuzi ba Celestin na ba Mugabo Eric na ba Habumugisha bavuga bati nge ndabona rwose umuntu bita Watara atarimo guhumeka neza nk'uko abyifuza, bityo rero umupira ntago ari bushobore. Ni ikirere cyagoye abakinnyi ba APR cyane, ariko abanyarwanda bukabona barapfa guhanyanyaza kubera yuko ni ibintu bamenyereye. Bakina saa 9 ku Nyamirambo, bakina ku bibuga bigiye bitandukanye birimo tapi hariya mu Rwanda, ariko abakinnyi b'abanyamahanga bashyashya muri APR bataramara n'umwaka mu Rwanda, navuga yuko rwose kiriya kibuga ku munsi w'ejo cyarabatonze cyane. Ariko nanone ikindi amasaha ya Dar es Salaam no ku bakinnyi b'abanyarwanda bavuze yuko mu by'ukuri batari bamenyereye gukina saa 6, nubwo wenda baba basanzwe bakinira kuri tapi, ariko amasaha ya saa 6 batari bayamenyereye. Bakubwira yuko mu by'ukuri ari ibintu byabagonze cyane. Ikindi namenye nuko mu by'ukuri APR itigeze ishyiramo agatuza kugira ngo kiriya kibuga nari amasaha ibyange, kuko abantu bari muri stade baravuga batari ko sibundi nka APR kuki yemera ikemerera Sekafa yuko iri bukine saa 6 kandi igakinira kuri KMC. Ati amakipe y'ahangaha arimo Singida ubwa iki kibuga yaracyanze, Singida arababwiye ngo ntago twakinira kuri KMC, mutujyane ku bindi bibuga, mutujyane Chamazi cyangwa se mutujyane aho bita ngo ni Meja General Isamuyo, niho APR nozakira na match yabo ya kabiri, ngo ni ikibuga cyiza cyane cy'ubwatsi bumeze neza. Bati ku APR ibyemera ikabemera kuza ahangaha. Ikindi kintu nuko KMC izakina na APR n'ubundi kuri la stade. Abantu baravuga bati APR yari kubyemera kuki yemeye yuko KMC yijyana ahangaha, bari kuvuga bakabahindura ikibuga kubera ko KMC ni ikibuga cyayo, ni ikibuga imenyereye, bazashakisha uburyo bahindura bajyane ku kindi kibuga apana ahangaha. Ubwo rero navuga yuko mu by'ukuri ni amanota 3 yabonetse, yego, ariko yabonetse mu buryo bugoye. Nyeka yuko yiza kuba ari Bomamuru isa nkaho wenda ikomeye, yari gusa nkaho ihangara APR cyangwa se ikaba yanayitesha amanota. Hari nk'abakinnyi nkabangaye nifuza kubazaho kugira ngo tukurekure twinjire mu mukino nyirizina. Memerdao yabaye umukinnyi w'umukino, yabyakiriye ate n'iki yatangaje nyuma yaho, ariko kandi ku bakinnyi bashya bari babonye umwanya wo gutangira mu kibuga nka Bugingo Hakim waje no gutera kufra yavuyemo igitego cya mbere cya Watara, w'ibyumviro bye byari bihe umutoza noneho ko ajya kuva mu Rwanda yasabye imbabazi abafana b'ikipe ya APR gutangira, yavuze ko nibura niki yabonye mu bakinnyi be noneho. Ya urakoze mutoza, kubera nari ahantu nari ndimo kogereza, mu by'ukuri nagiye kumanuka nogerezaga muri etage kubaza stade ya KMC isa nkaho tribune iri mu magorofa niko navuga, ariko kubera no kuba match yararangiye hagahita hajyamo abakinnyi ba Murandege ndetse na KMC, ubwa APR isiva mu kibuga, ndetse duhita tujya no mu modoka tujya kuri hoteli. Ariko ibyo umutoza yatangaje mu by'ukuri yavuze yuko match yari mugoye cyane, match yari ikomeye cyane bijyanye, ati nari nabigarutseho nabi babwiye yuko aya masaha atari kutworohera, nari nababwiye yuko mu by'ukuri kuba barahinduye umukino, ibyo ngibyo ntago nari nabishyize muri plans zanjye. Atari ko ndashimira Imana yuko byibuze tutsinze umukino wa mbere. Ati ni motivation biduhaye, ni motivation bihaye abasore banjye. Ati byibuze match ya kabiri, ati niba batabihinduye, niko yavugaga, ati niba batabihinduye bakazakomeza amasaha batubwiye ko tuzakina saa 9, ubwo bizaba ari saa 10 za hano. Ati byibuze icyo gihe ngereranyije na Dar es Salaam ahangaha byibuze abakinnyi bazaba basha guhumeka, byibuze hari ka fresh air
kagereranyije bitandukanye n'aya masaha twakiniye. Ati rero ati ni match yari ikomeye, ati ariko ndashimana ko nyitsinze. Ati match ya kabiri ati ni ikipe ya Murandege, atinyeka yuko mu by'ukuri match zabo ikomeye bijyanye n'ibiriza kuva hagati yabo match bagiye gukina na KMC. Ikintu cyanakomeje match urumva nyine Murandege yatsinzwe, nicyo kizakomeza match yayo na APR, kubera yuko Murandege izaza ishaka 3 na APR ishaka na 3 kugira ngo yikarifiye mu itsinda. Match yakomeye ariko umutoza wa APR yavuze yuko mu by'ukuri ari equipe bagiye kwigaho, ari equipe anafitiye amakuru yuko ngo igeze kuzonga APR hariya muri Zanzibar. Ubwo rero avuga yuko mu by'ukuri agiye kugereza akareba ko atategereza juru na yanyuma, akareba uburyo yasohoka mu itsinda byibuze bwa mbere muri aya ma equipe. Ariko yavuze yuko mu by'ukuri abakinnyi bameze neza cyane, ngo yatunguwe n'umusaruro wabo n'abakinnyi babanjemo bwa mbere nk'aba Bugingo Kim bavugaga abo ngabo, kuko nka Bugingo yarageze anniversaire arangije atanga n'umupira wavuyemo igitego, mu by'ukuri yitwaye neza match ya mbere abanjemo muri APR. N'abandi bakinnyi bose mu mutoza nabonye yarabashimiye, avuga yuko bitwaye neza kuri bo nta kibazo afite. Reka tugushimire cyane Ruvuyanga, hanyuma natwe tuze twinjire mu mukino, nawe utangire witegure kuzaturika ku mukino wa kabiri. Urakoze. Ubwo abakinnyi ba Peri uyu munsi gahunda yari barakora imyitozo saa 8 nibwo baza gukora imyitozo. Nyeka yuko imyitozo ya nyuma ya match bidakomeye cyane, ni decrassage isanzwe. Ubwo ngubwo niyo gahunda y'uyu munsi. Urakoze cyane kandi ibihe byiza. Asante sana Rigoga. Arakoze cyane. Uwo ni Ruvuyanga yaratujyanye hirya ya kamera aho uko bimeze, aho tutigeze tubona. Ariko none natwe twinjire muri kamera mu mukino wahuzaga ikipe ya APR n'ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi. Umukino waje kurangira APR itsinze Bumamuru ibitego 2-0. Uburyo nifuza ko tuza kujya muri uyu mukino kugira ngo tuganirize abatarawurebye n'abawurebye, wenda bakabari insights babakene yeho muri urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa kane. Reka duhere kuri line-up y'ikipe ya APR Football Club. Abakinnyi umutoza ku munsi w'ejo yahisemo gutangiza ku mukino bahuzaga n'ikipe ya Bumamuru. Mwizamu Ruhamya Nkiko niwe wafashe uyu mukino, yaranawurangije. Hanyuma yarafite kuri nimero 3 Bugingo Hakim, mu gihe ku rundi ruhande hari Byiringiro, mu gihe kandi mu mutima wa defense harimo Nigena Clement ndetse na Shimimana Yunusu. Hanyuma rero hagati mu kibuga ku munsi w'ejo mwabonye ko yahisemo gukoresha mukasera umwe, Dauda niwe wari uhari, ariko kandi hagati mu kibuga yarafitemo Ruboneka, afitemo Dao, hanyuma akagira uruhande rwa Kiwanuka, akagira Jibril, ubundi bakagira rutayizamu ariwe Togwi. Aba nibo bakinnyi 11 umutoza w'ikipe ya APR Football Club yahisemo gutangiza. Ku munsi w'ejo mu mukino batsinzemo ibitego 2-0. Mu gice cya mbere, igitego cya mbere cyabonetse ubundi mbere y'iki gitego, mbere yuko ngera kuri iki gitego, byashobokaga ko William Togwi afungura amazamu hakiri kare, nyuma yuko acenza abadefenseri bose b'ikipe ya Bumamuru agashaka gucenga umuzamu, ariko myugariro wa Bumamuru mu gihe umuzamu yari amaze kugwa hasi arintervena, umupira ushyira muri corner. Ubundi hano ni ahantu byashokaga ko APR yaba yabonye igitego cya mbere, gusa ntibyatinze kuko Wataha yaje gufungura amazamu atsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya APR Football Club, nacyo bajyanye kuruhuka ari igitego kimwe rukumbi bafite. Nyuma y'ikosa ryari rimaze gukorerwa Memer Dao, wabonaga kari kuderanja cyane bamyugariro b'ikipe ya Bumamuru. Hanyuma rero akorerwaho ikosa, umupira barawutereka, iyi kufra ihita guterwa na Bugingo Hakim, umupira usanga Uwataha atsinda igitego. Ariko kugira ngo noneho mbe introduce muri iki gitego, ni ibintu nabonye umenya muri APR nabo batangiye kwiga uburyo batsindamo imipira y'imiterekano, kuko murebye iyi kufra uburyo bayiteye, abakinnyi ba APR bose bari kuri deuxième poto, ariko baza bakurikira trajectoire y'uburyo umupira Bugingo Hakim uteye, kuko murebye uburyo Wataha yatsinze iki gitego